Igitondo cyiza kuri mwese nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Oscar Dushime no kuri Oscar Dushime Talks. Ni inkuru nanone y'akababaro nkuzaniye, n'ubundi ibintu biracyari bibi cyane. Muribuka ko ku mugoroba warayishize nabagejejeho inkuru y'impanuka ikomeye cyane yaraye ibereye i Rulindo. Ni impanuka rero yabaye nini cyane, yabaye ingingo yo kuganirwaho mu gihugu hose. Nicyo kintu ubu ngubu kiri kuvugwa, niyo nkuru iri kuvuga kurusha ibindi byose. Nyuma y'uko rero ibaye inkuru yatitije rubanda bakagira ubwoba, ab'imitima yoroshye bakarira, bakifata mu maso. Mu by'ukuri bamwe kuko umutima kubera uburyo batewe ubwoba n'iriya mpanuka, bitewe n'ahantu yabereye n'uburyo yabayemo bubabaje cyane. Ngira ngo mwagiye mubona amashusho, bisi yari nini cyane ya international ariko yasambutse byose bishiraho. Ibaze yahananutse ahantu muri metero 800 ikagwa mu kabande. Ibyo bintu rero umuntu wese wabibonaga mu by'ukuri yagiraga ubwoba bwinshi cyane. Byasabaga kuba ufite umutima ukomeye kugira ngo ukomeze kureba ayo mashusho. Byasabaga umutima ukomeye kugira ngo urebe amashusho y'imirambo aryamye aho ngaho mu muhanda, yatwikiriwe utuntu tw'udutenge n'utwenda kugira ngo nyine bitaba bisa nabi. Mu by'ukuri rero ntago leta y'u Rwanda nayo ihise igira iki bivugaho, ihise igira iki bitangazaho, ndetse suko bitangaza no kubivugaho gusa, ahubwo ihise igira iki bikoraho. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda rero, guverinoma y'u Rwanda muri rusange, yihanganishije imiryango y'abantu 20 baguye muri iyi mpanuka ya bisi i Rulindo. Urumva ko imibare iri gukomeza kugenda itumbagira buri kanya. Ejo nimugoroba nari nakubwiye ko abamaze gupfa bagera kuri 16, ariko ndakubwira ngo ni imibare ishobora kuza kwiyongera, kuko urumva nyine impanuka nk'iriya, inkomere ari nyinshi, abajyanywe kwa muganga ari benshi, habaye ibyago byinshi by'uko abapfuye bari bukomeze kwiyongera hatagize nyine igihinduka, cyangwa se hatabaye igitangaza cy'Imana. Niko nari nanababwiye nimugoroba. Guverinoma y'u Rwanda rero yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka ya bisi nini itwara abagenzi yahitanye abantu 20, abandi benshi bagakomereka mu murenge wa Rusiga ho mu karere ka Rulindo. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa 11 Gashyantare 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo n'ubundi nyine, ryavugaga ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ryakomeje rigira riti guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no ku bakomerekeye muri iyi mpanuka. Ni ikintu cyiza cyane guverinoma y'u Rwanda ibikoze, kwifatanya n'ababuze ababo, kwihanganisha ababuze ababo, ariko kandi ntubihanganishe gusa, ahubwo ukagira n'icyo ubafasha, ukagira n'icyo ubikoraho. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane dukwiye gushimira leta y'u Rwanda, ko izirikana abaturage bayo, ikamenya ngo aho bikenewe turabafasha gutya, aho ikibazo kivutse turabyitwaramo gutya, abaturage turabatabara muri ubu buryo. Ni ibintu byiza byo kwishimira. Mwibutse ko iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2025, ni ya bisi nini ya sosiyete ya International Express yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu mujyi wa Musanze. Bivugwa ko yari itwaye abagera kuri 52. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yabwiye ikinyamakuru Igihe ko imodoka yarenze umuhanda ikagwa mu manga muri metero zirenga 800, muri metero zigera kuri 800. Yagize ati rero, mu ijambo rye yagize ati yarenze umuhanda, ubwo avuga nyine iyo bisi yarenze umuhanda rero igwa munsi yawo hafi metero 800 uvuye ku muhanda. Murabizi ko hariya ari mu misozi,
Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rikomeza rigira riti tuributsa abakoresha umuhanda cyane cyane abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Yego birumvikana nka leta y'u Rwanda yagombaga no gukebura nyine abashoferi abatwara ibinyabiziga muri rusange kugira ngo bakomeze kwirinda nyine impanuka no gushora ubuzima bw'abantu mu kaga, kuko nk'ubwo ngubwo twagiye twumva ubuhamya bugiye butandukanye. Hari ubuhamya bugiye butandukanye bwagiye butangazwa cyangwa se bujya hanze nyuma y'iyi mpanuka. Mwigeze kumva ko ngo umushoferi w'iyi mpanuka, hari abatanze ubuhamya, bamwe mu bagenzi bari bari muri iyo mpanuka bavuga ko ngo yihutaga cyane. Mu by'ukuri uyu mushoferi w'iyi bisi ya International yihutaga cyane mu buryo bukomeye cyane, ku buryo nk'abagenzi na mbere y'uko akora impanuka bari babanje kumubwira bati nyabuneka shoferi genda gake, nyabuneka shoferi dufashe rwose, gabanya umuvuduko, widutwara nabi, nta gikuba cyacitse, ntaho tugiye gukura inka mu mwobo, tubabarire genda gakeya. Ariko shoferi abima amatwi, arakomeza atwara ku muvuduko uri hejuru. Benshi mu bagenzi bagiye bitotomba binubira uyu mushoferi bamubwira bati nyaboneka zirikana ko utwaye abantu 52, zirikana ko ubuzima bwacu uri kubushyira mu kaga, ugende gake, utware witonze. Ariko shoferi we ntabwo yabyumvishe, ahubwo yakomeje gutwara n'umuvuduko uri hejuru kugeza nyine ubwo byaje kurangira imodoka yitaye mu mpanga. Gusa amakuru ahari ni uko uyu mushoferi nawe yahise yitaba Imana rugikubita, ari muri abo bitabye Imana. Ntabwo byaje kumuhira mu by'ukuri. Ku mafoto twabonye yari umushoferi ukiri mutoya, bigaragara ko akiri umusore ukiri mutoya rwose. Bikaba rero byababaje abantu benshi uburyo yabanje kuburirwa n'abagenzi, babanje kumwinginga ngo ati nyaboneka shoferi tubabarire rwose dutware gake, ariko akanga akinangira. Si ibyo gusa, hari n'ubundi buhamya bwagiye buvugwa ko muri iyo bisi mu barokotse harimo uruhinja rero ngo sitori yo kurokoka kwarwo iteye. Uruhinja ngo muri uko kuntu imodoka nyine yari itangiye kwibarangura, umubyeyi umwe wari ufite uruhinja ngo yaje kuvugirwamo n'Imana, niko nabyita. Afata rwa ruhinja aravuga ati aho kugira ngo nkomeze ndufate ngo ndurwaneho ngo ngerageze kurutabara nanjye mbona bikomeye, ahubwo we yarucishije mu idirishya arunaga hanze. Aravuga ati aho kugira ngo rukomeze kwibarangura mu iyi bisi, dushobora twese gupfa ntawe uzi ko turi burokoke. Ahita arunaga rucisha mu idirishya, aravuga ati byibura hano rushobora kuba rutakangirika cyangwa rutapfa kurusha uko twarurekera muri iyi modoka iri kwibarangura gutya. Ku bw'amahirwe rero uko yakabikoze, uko yabikabitekereje, rwa ruhinja byarangiye nyine rusanzwe ari ruzima, rutapfuye. Mu gihe abandi benshi bapfuye bari bari muri iyi bisi, urwo ruhinja rwabashije kurokoka. Ni igitangaza cy'Imana. Imana iriho mwa bantu mwe, Imana irakora mwa bantu mwe, Imana iracyafite ubushobozi bwo gukiza no gutabara abantu bayo. Ni ibintu rero byashimishije benshi mu bumvishe iyi nkuru y'uru ruhinja. Ubu buhamya benshi babwishimiye cyane, baravuga bati mu by'ukuri uyu mubyeyi warwo yatekereje neza cyane, ndetse Imana yahabaye, yabarinze, yatabaye. Reka rero nkubwire ko nsoreje ahangaha aya makuru. Muri iki gitondo nari nzinduwe no kukubwira nyine ibyo leta y'u Rwanda yemeye gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'iyi mpanuka, yaba bakomeretse ndetse n'abahitanywe n'iyi mpanuka.
ubwo rero reka dushimire leta y'u Rwanda yagize icyo gitekerezo, ariko n'ubundi leta y'u Rwanda isanzwe ikora ibintu byiza cyane, isanzwe yita ku baturage bayo, isanzwe ireberera nyine abaturage bayo, n'ibintu tuzakomeza kugenda tuyishimira iteka. Reka rero twifurize nanone abafite ababuriye ababo muri iyi mpanuka, tubihanganishe, tubafate mu mugongo, tubakomeze, ndetse ababuze ubuzima bwabo, abitabye Imana nabo tubabwire ngo iruhuko ridashira. Mwakoze cyane kubana natwe rero kuri iyi channel. Kora subscribe uyu munsi, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu n'amakuru agezweho tukugezaho, tugutegurira umunsi ku munsi. Nitwa Oscar Dushime, ndagushimiye cyane.